izi biyo rirenze kaga telefone kandi gafata kuri udufoto neza gato udagaje azungu ni ibisambo Service? Byanze kabisa. Mama sisha. Ewe data we. Avuye kamera show. Ane mama si wowe ufite akabaraga nje byanze. Ihizo gushaka se wabuze n'icyo kokora. Ndakokora sishaho. Baracakokora. Ngo ndangira umukiriya kirareba mu. Ese wayibye nde kandira. Sinzi ikigabo niba ari cyahehe kize cyarangaye ariko mugiraga ibi ariko iyi ngiyi iyo ndayitunga tu kandi waravuze ngo ugiye kuyigurisha mu wapi ntabwo byakunda ndaba nkariho nubwo inzara iri kuryana ariko umuntu aje aragaragara mu bandi neza ariko si mwana kankubaze nawe inzara iri kukurya nk'akaniko nkanjye wahora n'iki se mwana njewe ko mukanya uko turi hano ngo umuntu arabura ikintu yacukoza wenda akagikuraho n'udufaranga igoryi biba biri kunyura hano byaho bagiye kanze nkwereke ikintu tugiye gukora oya wanagisetsa da wanagisetsa ariko u Rwanda rufite ibiryo mwana we ndebera ikicana je to toresha to we yewe oya katurebe kiraje turaje kiri guturuka hara hepfo dushaka ikintu tugikorera ntari bike kubona wagira cyane ataye umutwe niba ari ikintu niba ari icyahe ntumpaze ngo ni icyahe hingo ko cyaho bagiye gite umva rero renga ikira kiraje iki ngiki tugiye kugitera kaci ko kanya kikigera hano leta nkwereka ikintu tugiye kugikorera ingegera se ko zamenyereye kudutera agakaci ara kuri dodani zikaba zitakihaja ariko zikari ibyo ariko cyorekera umuntu arakimigaza twimukira tugiye kuza turakora dodani turayiretse cyore cyane akwereka uburyo turagiye kubita kaci byadaje ko rero mwana taci katurebe icyo kigiye kuza tugikorera si byose sawa ku kazu hamwe uciye kuri rabu ugakomeza muri ako kayira kandebe ntabwo ndi kuhakurura neza ariko hari abantu ndi kubona bashobora kuba bandangira kambabaze numva sawa kambe uvuye ku murongo gato yamanze mbabaze abasa yewe bimeze bite salama ni sawa bimeze bite se mwana ari muri hariko ni neza turaho hari umuntu nengeye kureba ku kazu ariko amayira ndi kuyayoberwa mwafasha mukahandangira umuntu yanakurangira atanaye wumva sawa ni sawa cyane ugiye nkorera umuti ku kazi nuko ari urugendo rurerure kabisa nikore tega ikisi mwene mama reka nikore tu ubwo turirukanka nko muri filime akadaya umuntu nyine hari uburyo yakurangira nyine ukagira uburyo wabikurikirana tu ariko ntacyo reka tukurangire katuvuga n'utuntu gatawe kaza turaje imana umva rero mwana kiriya gikaritasi urabona cyayobye nubwo kizi kuko so wajyana icyo mu gisasa ntagace dore nawe icyo mu kitabura rero ikintu rero tugiye kumukorera tugiye kukiyobya ariko turabanza twagisaba amafaranga wakira umuntu ntaganakira mu nabibiri ndagaca umuntu yongeye kurarana inzara bibiri mwaguza ariko ndagaca oya nyine nese kiri ukubona gifite amafaranga si nk'icyo mu gisasamane reka tugikuremo nka bibiri nubwo twabona nka bibiri ntari biti weho kitegereza reba kinarabyibushye mwana kirabyebasha uruntu rubyibushye kuri abantu nta mafaranga rufite arashaka kwa ntanago ako bari ibirayi katurebe turere wajyana urwo mu gisasa kabisa tunaruka kuramo nubwo yagikuramo nka bitatu ntari bari nibyo nagize ngo nkubwire si byose abasore neza bite ko mwatinze kandi uwo muntu yantegere ko yamu rero mwana reka nkwereka ni ahantu hakure n'urugero rwakure hari umuntu twe tutegereza agiye kuturangira karaka ariko birangiye agize ute birangiye tuvuga ati reka tumaze tukugezayo dushaka tumemukire urareba uburyo nyine nawe ubigenza tuwenda n'ubwo umuntu wamukumva ubundi ukuntu ibintu bihagaze ugiye kudutera karaka wumva sabwo mwatinze
ibyo kantu rero ako kana umva rero uraduha akantu uraduha ngahe rero ahubwo njyewe nkurikije n'ukuntu umuntu mushaka byatari oya we nubishaka no mu mugongo urajyamo apana kuvuga ngo reka mwereke ndabakaraga agahumbi mungezeyo nanjye nkurikirane dini zanjye ngiye kigumanire nawe wakirya iki we zamuka genda ku kazi igihumbi nawe kijyana harimo n'ibiryo reka mbereke tugenda turagenda turi kubinegosiye nitugera amasaha ari kuducika mani tugezeyo si byo byo nagwaseya ariko n'amafaranga negosiyasi agahumbi nawe agahumbi kimwe kuwagize shiro sengisa sengisa bibe icyatanu bitatu ndayabahaye urayaduha nanjye reka njye hareba imana wambwe ndahageze si hano ku kazu ari ukumbwira ngaha ndahageze nta n'umunota urimo ngo mpagere ahubwo wowe tutahurira neza dore naha ni nkaho mpari vayo ndahari mani ndahari ko mpari mwako kazu wasanze ndahari tu banguka kuko tuvugana n'uwo mpagaze niko hareba imbere yanjye musa itese ari ahantu ho ku kazi hano ku kazi turi ku kazi n'ahangaha uziko abacamuriye uziko bari baciye inote ya bitatu kugira ngo bahandangire kugira kugeza ku kazi kandi duhari baza bateka mutwe oya ku kazi n'aha ubu turahari bareke barayoga ariko ntabwo nagenda ntababwiye ko bana kumena umutwe wabura n'ikibuye se barabure neza bite se nanone tugende se tugende ariko gitatu mwana kari cyinshi ariko ntabwo ari hariya se urabizi ushobora guhinguka no muri Zayire ayo mazi bashuhije murayoga naho mwahinze muhabyinagura muzana bene wanyu banyuzemo inka kabyinagura na bene wanyu gakorora nahamenye murayoga bakabuze kari urubwamwa we ndagaca mwe muze muratubuye ayo mazi murayoga kandi noneho naho mwahinze muhabyinagura na bene wanyu banyuzemo inka bamubwiye ngo gerayo amahoro ariko gerayo nabi gakorora urakabiyo nkorora si wagenda cyangwa tukamutera bwatsi ene mama sirako ndi kubona turabye umutu cya kigabo ni ikibwa ndagaca kiza ubwenge umuntu agiraga ngo ni ibyiraro reba natwe tugize ngo turobye ifi none turabye umutubu none umutubu twawumaze iki byarangiye n'ibyo twaryoshye ntiwanawukawusha none turasubira ku gasima hahandi kuri dodani twakoreraga naho wapfa habyanze naho ubwo turota ari amakara mugani wa kiriya kigabo ntabwo ngisubireho sawa ntari bidushaka twanakwigendera twigendere byarangiye urakoze muvandi biba bitatu bari babindiye ntabwo nari nzi ko abateka mutwe bakibaho kubera yuko rero umfashije twajyana n'ubundi unkoreye umuti pe winshimira ntugihirwe nk'iringize uzafashe batatu abo batatu nabo bazafasha abandi batatu bityo muzaba munshimiye tugende mpaka ugeze